Rachel bagiye gusezerana, ariko mbere y'uko twagira ikindi dukora turabanza tubaze abahagarariye imiryango bari hano. Hari uhagarariye umuryango wabyaye Mbarushimana Olivier, ahari yahaguruka. Hari uhagarariye umuryango wabyaye Twagiramariya Rachel, nawe yahaguruka. Mwakoze. Hari ibyo dushaka kugira ngo tubabaze, ariko hano hari umuyobozi w'itorero rya ADEPR uri hano yicara hariya. Niba hari wajemo akaba ari hano, hari n'aho twicaza abayobozi n'abantu baje bahagarariye imiryango gutyo. Ndagira ngo mbaze uwaje ahagarariye umuryango wa Twagiramariya Rachel, ubaze ngo ibyo mwari mukeneye kugira ngo bitegama n'umuco byose mwarabibonye. Byose twarabibonye. Imana ishimwe cyane, umuha amashyari kandi bikaba n'urumba. Mbaze uhagarariye Mbarushimana Olivier niba mu mategeko y'igihugu baratunganyije. Imana ishimwe cyane. Mbaze abandi wese niba muduha uburenganzira bwo gusezeranya ubukwe, murambure ibiganza. Rero ngiye gukora umurimo nanjye nshinzwe, ngiye kubasomera ijambo ry'Imana. Gusa bambwiye ko abantu batahakoreye ngo bageze inaha, ubwo nyine nabo dushinzwe gufasha muri byose. Ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byabo 2, umurongo wa 18, turasenga tujye kuwa 21 ndetse na 23, 24, dusoreze aho ngaho. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka murebe gufasha uko kwiriye. Ubu ni uburyo Imana igaragaza ubwayo ko yatangije umuryango. Ntabwo umuryango watangijwe n'abantu, n'Imana witangirije. Gutangiriza muri Edeni, ihera ku ijambo yavuze ngo si byiza ko uyu muntu ari we Adamu aba wenyine, ngiye kumuremera umufasha ukwiriye. Irangije kumuremera Eva. Uyu mwanya rero ni Mbarushimana Olivier. Imana yabonye ko atakomeza kuba wenyine, imushakira umufasha umukwiriye, ari we Twagiramariya Rachel. Namwe abari hano mwibuke aya masezerano. Ku murongo wa 21 aratubwira ngo Uwiteka Imana isinziriza umuntu uticura, arasinzira umukuramo urubavu rumwe igasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye kuri uwo muntu iruhinduramo umugore imushyira uwo muntu. Hanyuma kugira ngo abone ko umufasha umukwiriye, Imana yifashishije wa muntu ubwe, imukuramo igice cy'umubiri cye, irangikiramo n'undi muntu, iramumushyira. Kandi icyo gihe umuntu ntabwo yumvaga, kuko yari yamusinzirije ubuticura nibwo twabonye. Ariko ikigaragaza ko umufasha we yaramukwiriye, ari wari ukwiriye kuza, ni uko uwo muntu akimubona iruhande rwe, agikanguka yahise avuga ati yewe, ahita abona ko amukwiriye. Abivuga muri aya magambo ku murongo wa 23. Uyu ni imfura yo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azita umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ahita avuga ati ndange ndabibona ko uyu nguyu ari imfura ryanjye, ndabibona ko ari akara kanjye. Hanyuma mwise n'izina, mwise umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ibyo birahamana bugingo n'ubu. Hanyuma rero ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ubu rero uhereye none aha ngaha maze kurahira, Mbarushimana Olivier na Twagiramariya Rachel barahita bahinduka umubiri umwe nyuma y'indahiro mbahaye. Kandi ubwo biba birangiye iteka n'iteka, ni ukubasezeranya amasezerano n'ubuzima bwose. Kuko ndababwira ngo umuntu uzahirahira kuba
ibibatandukanya Imana izamugwe nabi, kubera yuko basezeranye bahamijwe n'ijambo ry'Imana, kandi nabo ubwabo ntibemerewe kuvuga ngo ngiye mbivuyemo. Ni ukubibamo iteka n'iteka kugeza urupfu ruje, cyangwa se Kristo akaza akabajyana mu ijuru bombi. Twebwe ntabwo tujya dusezeranya ngo abantu badufashije oya, iryo ni ihame. Niba hari aho mwabibonye ngo yarenze ku nshingano, yakoze amakosa, dusezeranya abo ngabo, cyangwa se wagize ibyago umwe wenda Imana ikamujyana, ibyo byarabyemewe. Ariko ubundi nagaba ni ukubana akaramata kugeza mutandukanyijwe n'iki n'urupfu, cyangwa Yesu akaza aramutse aje twifuza ko yahita bajyana bombi mu ijuru. Mu ijuru nta mugore nta mugabo uzabayo. Ikintu kimwe rero dusaba abagabo, ntabwo ariko tubasaba gushingira ku ijambo ry'Imana nk'uko ribihamya. Pawulo niwe wabihereyeho asaba abagabo bo muri Efeso, ariko nanjye ndabisabye abagabo mwese muri hano bisaba kurusha Imana. Ndakubwira ngo kurusha Imana, ukora ibishoboka byose, ushakisha urukundo aho rubitse, aho ruteretse, ahantu hose urukundo rwose rw'ukuri rwuzuye kuko rugaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 13. Uruzane ruhereze Twagiramariya Hasheri, udakuyeho hanyuma utirivuye. Urukundo rwose nibyo bizagufasha kugira urugo rutunganye, bizagufasha kugira urugo abandi bose bazaza kwigiramo. Icya kabiri, bizagufasha kugira urugo n'uwarurakariye azicuza icyatumye arurakariye. Yesu ashimwe. Nukora ibyo ngibyo Imana izagushyigikira, kuko reka mubwize ukuri, ugiye kubaka urugo ntugire ngo abatuye igihugu bose barabyishimiye. Ntabwo ariko bigenda, kuko ntabwo uzigera ubona igihugu cyangwa sosiyete yose irangana no guseka gusa. Woya abamo n'abarakara. Ubwo bimeze gutyo ugomba kubyitegura. Na ba bandi barakaye batishimye n'abatazishima no mu gihe kizaza barimo bose simbazi, njyewe sinshwe no kubamenya, kandi nawe ntushobora kubamenya. Abo arimo bose nukora icyo kintu bazicuza impamvu. Ugende usoma Bibiliya, uzasome urwo rukundo rugaragara mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abantu b'Ikorinto ibice 13. Ni urukundo rutavangiye. Hanyuma ariko kandi Twagiramariya nuko nawe ntugire munebwe barusha Imana gusa, nta muntu ukunda utamukunda. Ibijya ariko abanyarwanda bavuze ngo n'imvura igwa mu ishyamba, sibyo? Ugomba nawe uko agukunda nawe ugomba kumukunda. Ariko kandi Twagiramariya nawe ndakubwiye ngo mu byo ukora byose urebe kavukire. Hari ukuntu muravuga mvuka kwa kanaka ngo abantu bateye gutya, babateye gutyo, bameze gute. Urebe izo za kavukire, wige ikintu cyitwa kubaha, ugishakisha kuganira. Ibyo ngibyo n'ubundi Pawulo yabwiye abagore b'Ikorinto bo muri Efeso mu bice 5:22. Ariko nanjye ndababwiye bari hano mw'abagore, mukore ibishoboka byose wige kuganira abagabo banyu, utabifite mbega bishakisha, kandi biraza kubumbura. Nta muntu binanira yabishatse, buryo uwo binanira n'utabishaka. Ikintu usanga ngiye kugikora ubundi ntikubuza kugikora, kandi wowe n'ubundi wigenga. Ubu mvuze ngo ngiye kujya i Kigali n'amagarika, oya ntagiye, kuko nicyo ubishaka. Nuko niba ushaka kubaha kuganira, ni wowe ubwawe uzabyiga bikaza ukabishakisha. Ushobora kuba ubisanga barabivukanye, ni byiza, ariko ushobora kuba no mu buzima bwawe ntabwo wavukanye utaranabirerewemo, ariko ugiye kubaka urugo urasabwa kubishakisha ku kibi n'ikiza. Bizagufasha
uko nabwiye barushimana n'abakubwiye bizagufasha gucecekesha amajwi ayo ari yo yose aza gutera ibisongo rwanyu. ntaho bazabona. kandi nawe rero barushimana ntabwo mbibwiye ngo kuganduka ngo ubwire ngo ugire ngo birego nawe ugomba kumugandukira nubwo bitanditswe muri Bibiliya ariko ndabikubwiye nta muntu ubaho utamwubaha. urabizi nta muntu wakubaha umuntu utamwubaha burya yagutinya ariko burya ntabakubashye. mwabigize muzabikora ibyo mbabwiye simbabwiye ngo mubikore none ahangaha uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi. mugomba kubikora kugeza mushaje cyane. ubundi urukundo rugomba kugenda rwiyongera uko bizamuka. ikibazo dufite mu isi rugenda rugabanuka. batangira bari mu kwezi kwa muki ibintu bikomeye ariko bagenda bakura bikagenda bitembera bimanuka. oya ngenda babwira ngo noneho mwebwire kuko mugiye gutangira none mufite amahirwe ko mugiye gutangira bizagenda bizamuka cyane muzamufite imizumweru zose abandi muzamukundanye kurusha ubundi. abakuze muri hano niko bimeze mbere. reka turabwira abantu kubera ko bicaye ariko ntabwo ni ibyabo. niko bimeze twebwe abakuze muri hano niko bimeze. urukundo rwanyu nabo mwashakanye none ruraruturwa mu bufiyanse no mu bugeni. nicyo ni kwishaka nicyo gikwiye. ingo se zubakiye ku ijambo ry'Imana tugomba gukomeza rugabo. urakoze cyane ntabwo gatinda mu matwi yacu bisaba yuko abagabo bagomba gukunda abagore babo kandi n'abagore bakagandukira abagabo babo. ndakwinginze rero kugira ngo ijambo ryumvikane abo bageni bacu bazirikane kandi umwami Imana bazajya babyibuka ku munsi bazajya bagira ikibazo. umwami Imana bazajya bibuka yuko basomye ijambo ryiza nk'iri kandi umwami Imana uzajya ubagira neza. urugo rwabo uzarukomeze, urugo rwabo uruhe umugisha. mwami Imana niko nkomeje gusengera n'ingo zifite ibibazo muri iyi minsi ya none. hari ingo zirimo zirasenyuka, hari ingo zirimo ziragira divorce kubera abantu bibagirira ijambo ry'Imana, abantu birengagije ijambo ry'Imana. ndakwinginze kugira ngo wongere ugaruke mu ngo zacu, nugaruke mu ngo zacu, nugaruke ku bagore, nugaruke ku bagabo. mwami Imana abantu bongere bakunde ijambo ryawe kandi mwami Imana abantu bubahe inshingano barahiye. urakoze kubyumvise byose bisabira izina rya Yesu Kristo. amen. imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryabo n'imiryango yanyu, ndakubaza no barushimana Olivier ko wemeye kubana n'uyu Twagiramariya Michel wakubeye umugore mushyingiranywe mu itorero. uzabana nawe mu rukundo rw'icyo itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. uzakomeza kumubera umwisherwa udategetswe ku nshingano zawe. uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse mu bya bitoro bye. niba ari byo uzaba ikiganza cy'iburyo utubwire intego urabyemeye. imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Twagiramariya Michel ko wemeye kubana n'uyu Barushimana Olivier ngakubera umugabo mushyingiranywe mu itorero. uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. uzakomeza kumubera umwizerwa udategetswe ku nshingano zawe. muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana ituro rye ryera. niba ari byo fata mikorofone ukuboko kw'ibumoso ukw'iburyo ukuzamure hanyuma utubwire ngo urabyemeye. Oya nibibaho
keretse abava mu masezerano ari n'amambu. Oya 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 ntibibaho keretse abava mu masezerano ari n'amambu. Ijambo Imana ivuze iraririnda ndetse ikarinda. Ijambo Imana ivuze iraririnda ndetse ikarinda. Njyewe ndabishimira nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Twagiramungu Sheikh ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfasha. Njyewe Twagiramungu Sheikh nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Mbarushimana Olivier ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima, arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifasha. Hanyuma rero umizo pete mbanza kuzireba yuko nta giteragezo dufite. Ndagira ngo igisobanuro cy'impeta. Impeta ni ikimenyetso kigaragaza urukundo n'ubwizerane bitagira iherezo, bitagira umupaka. Niyo mpamvu izi mpeta zigomba kuba nta ruteragezo zifite, kuko ari uruteragezo rushobora no kuvaho, rushobora gutandukana. Ikindi, impeta ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afashe ibye byose akabyegurira undi, nta na kimwe asigaje, ahereye kuri ubwe kugeza no kuri yatunze byose. Nuko rero bagiye kuzambikana bahamya iri sezerano, barihamisha indahiro yo kwambikana impeta. Ku kiganza cy'ibumoso nawe uramuha ikiganza cy'ibumoso kuri uru rutoki. Naho ndabafasha iyi mikorofone, hanyuma umufashe n'ikiganza cy'iburyo, umuhe icy'ibumoso, hanyuma aguhe iyi ndahiro akwambika impeta. Njyewe Mbarushimana Olivier nambitse impeta y'urukundo. Musezeranya ko yeguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Njyewe Twagiramungu Sheikh
twambitse impeta y'urukundo musezeranya ko mwaguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Nusaba umusanye n'ubu ugasaba umugisha utabajya n'ubu urabukoze ikosa, naje kuvuga icyaha. Ariko kandi umusore uri hano afite umugisha yumva nawe yazabona aramutse yubatse urugo, cyangwa umukobwa wari ugomba gusaba, kandi rero ku ijambo ryanjye arabakoze ikosa rikomeye cyane, kuko mpagaze ahangaha mpagaze mu butware bw'Imana bw'ijuru n'Umwuka wera. Amen. Nagira ngo Pastor Mutabazi azamure isengesho. Uwiteka Mana nkuru, tukweretse uru rugo rushya rwa Olivier na Rachel. Mbasabiye umugisha w'urubyaro, nanjye Mana uzabaye kubyara abana b'abahungu n'abakobwa, uzabagire neza. Mbasabiye umugisha wo kurama, nanjye Mana uzabahe kurama, bazarambane, bazamara imyaka irenga 100 bari kumwe bubahanye bashima Imana. Nanjye Mana ndabasengeye, mbasabiye umugisha ubutunzi, uzabahe gutunga mu mirima, uzabahe kandi Imana gutunga muri banke, uzabahe kandi Imana ni ukuri kwaguka, wagure imbago zabo, wagure kandi Imana ni ukuri Uwiteka mubagire neza, babonere umugisha kandi Imana mu baturanyi, babonere umugisha mu bavandimwe, babonere umugisha muri leta, babonere umugisha muri torero. Uwiteka ndabikinge kandi uzabarinde kiyobe yose y'umwanzi mu izina rya Yesu. Ibyabatandukanya, ibyashaka kandi Imana ni ukuri kutuma kandi Imana batubahana, ibyo turabisanze mu izina rya Yesu. Bazubahane, bazakundane, urugo rwabo ruzaba urugo rugendwa, ruzaba urugo rukunzwe, ruzaba urugo rwifuzwa n'abantu. Ndabasengeye baturiyeho umugisha, bagiriye neza Mwami. Urakoze Mana, urakoze kubyumvise, urakoze kuzabafasha, urakoze kuzabagira neza. Tugukomeye amasi kandi tukumisha umuntu twese twisabye ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Njyewe Pastor Nkurunziza Donatien, umushumba wa Paruwasi ya Kahogo, ishingiye ku bubasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Pentekote ry'u Rwanda, mpamije ku mugaragaro ko uhereye none Mbarushimana Olivier ari umugabo wa Twagiramariya Rachel, Twagiramariya Rachel ari umugore wa Mbarushimana Olivier. Nuko icyo Imana yateranyije yaje kubikora. Uwiteka Imana abayeho neza, Uwiteka Imana wishimye, Uwiteka Imana wumugisha, yamaze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Icyemezo cyo gushyingirwa, certificat de mariage, kigaragaza yuko batubereye abana beza. Iraririnda Imana, iraririnda ndetse ikarinda uwo yaririndiye. Imana ishimwe cyane, aranamara ibyishimo kandi birakwiye.
nuko rero dushima Imana kubw'abana bacu kandi abana bacu Imana ibakivuge ukomeze gutsindagire uzakomere ucigire ube ukomeye mu buryo bwose bwo kumwuka mbaganirire turamushimira neza n'urukundo rwawe rutangaje turamushimira ko abanye natwe muri uyu muhango wo gusezeranya abageni ubu none twungutse umuryango w'indi miryango yari iri mu itorero cyangwa mu gihugu twungutse ibyiza byo mu ijuru bagiye gukomeza umuhango mwiza rero kugira ngo bakire no kwifotoza nanjye kugira ngo ukomeze kubarinda uhereye kugeza none uhereye none kugeza igihe cyose ubukwe buza gusoreza buri muntu wese ageze mu rugo amahoro icyo ni cyo Yesu Kristo amen. yavuganye na Mose iyo mu butayu maziraririnda imbere y'umwami yavuganye na Daniel iyo mu bunyage maziraririnda urugo rw'intare yavuganye na Dawidi yo mu ishyamba maziraririnda tsinda Goliyati yemwe bene data igire hino maze mbaganirire yavuganye na Mose iyo mu butayu maziraririnda imbere y'umwami yavuganye na Daniel iyo mu bunyage maziraririnda ameze nk'ururabo agahita vuba nk'igicucu umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyane avuka
ameze nk'ururabo agahita vuba nk'igicucu. Gakondo yabera ni mw'ijuru, abera niho dutegereje. Gakondo yabera ni mw'ijuru, abera niho dutegereje. Ku isi ntabwo ariyo gakondo, abera Yemwe bakristo ninde wabakijije uyu munsi biremeye yewe mushiki wacu uyu munsi biremeye yewe mwene data iyi si yacu irashaje, ibibazo intambara zibaye nyinshi. Imana iraririmba ndetse ikarinda uwo yariviye. Iraririmba Imana iraririmba ndetse ikarinda uwo yariviye. Iraririmba Imana iraririmba ndetse ikarinda. Bityo uyu munsi akaba yabaye umugabo, yari umusiribateri, ariko uyu munsi wa none abaye umugabo amenyereye ku mirimo zigiye zitandukanye. Imirimo yitwa irindi jambo. Uwo yariviye. nimubona ari byiza muze gukoma amashyi, nimubona ari byiza muze gukoma amashyi. Ayo mashyi se ko ntibagira ngo ni amasabano, impundu z'abakecuru n'ababyeyi zaragiye, reka dusaba mwongera amashyi mushyira muri nta kintu bitwaye. Imana ibaha umugisha. Bitwaye ubundi umuco utaracika, ndetse na leta y'u Rwanda yagaruye icyo bita uburinganire. Mugeze hasi mugezemo hagati, muhindukire kandi mukate no mu rundi ruhande. Murabona ko buri gihe basa neza. Umukobwa we murabona ko hari abantu batukanaga kera bakavuga ngo umuntu arasa na bike, ariko ntabwo umukobwa wacu asa na bike, arasa na byinshi. Hanyuma ntabwo azabonye ko byitwa umutsupfu, ni ubuki bwera mu ishyamba rya Gisanze hariya hepfo. Hanyuma dukomeza tugubwa neza. Kirezi imbuto zazera umugisha, muzagwize kandi muzatunge. Uyu ni umugisha wa kibyeyi abahaye. Amen. koze nezerwa cyane n'uyu munsi mwiza
turashimira ko bw'abantu bacu kandi namwe mbashimira ko mwaje kudushyigikira tunejejwe rero n'ubukwe dutegereje igihe kinini kandi dushimira Imana ko tugejeje kuri uyu munsi amahoro umukwe n'umugeni barahari ni bazima natwe umuryango turahari turi bazima reka tubishimire Imana tuyiha amashyi yakoze iyo reka tubishimire tuyiha amashyi tuyigejeje hano turazi hano abana bacu hanyuma ubukore nk'abantu bize tutaza kugaragara nk'abantu batize kandi shima Imana ko impande zombi ziteranye kandi twanejejwe n'uko abasaza babonetse tunezezwa n'uko umugeni wacu ashyitse hano hanyuma twazamuye impano amen muri mwebwe niba hari ufite hariya gahunda iteye mujye kwicara sawa ubwo hari uko nabagiriye sawa ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose nzi yuko Mana ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose ushimire ibyatubayeho Mana turangije n'ibiri imbere urugo rwacu ruri mu biganza byawe abana bacu bari mu biganza byawe abakwe n'abakazana bari mu biganza byawe amasaziro yacu ari mu biganza byawe abadufashije gusenga mu gutiza amashyi ntacyo bikaye batuzamura hino dushima Imana yacu yaturinze ibyaduhigaga ari byinshi cyane hino dushima Imana yacu yaturinze ibyaduhigaga ari byinshi cyane ariko Imana irabiturinda dushimire ibyatubayeho Mana tangije n'ibiri imbere urugo rwacu ruri mu biganza byawe abana bacu bari mu biganza byawe abakwe n'abakazana bari mu biganza byawe amasaziro yacu ari mu biganza byawe Imana nirinda umuntu ikamurinda kugeza arangije urugendo rw'imizi byose tubishyize mu biganza byayo banza agasuzuguro n'aka Satani duhujije amayira twarize twishimishe ibyishimo bingana twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watunganije mu Mana anga agasuzuguro tugendere dushimire ibyatubayeho Mana dushimire ibyatubayeho Mana tangije n'ibiri imbere urugo rwacu ruri mu biganza byawe abana bacu bari mu biganza byawe amasaziro yacu ari mu biganza byawe abafatanyije natwe iri sengesho muri Imana icyubahiro Imana yokabyara Imana yogahira
banyamuryango mufashe gusengera abana. Ushimiye ibyatubaye bomba urangije n'ibiri imbere urugo rwacu ruri mu biganza byawe amasazi ari mu biganza byawe bakwe n'abakazana bari mu biganza byawe amasazi ibiganza byawe ushimiye ibyatubaye atikanye urangije n'ibiri imbere urugo rwacu ruri mu biganza byawe abana bacu bari mu biganza byawe bakwe n'abakazana bari mu biganza byawe amasazi yaje ari mu biganza byawe. Haleluya. hanyuma uyu mwemereye kumuhobera inshuro 7. urabikora uko ushaka inshuro 7. ngeze kure mbara ngeze kuri 4 5 ngeze kuri 6 ndashaje 7. hanyuma uco mwemereye inshuro 12 9 10 11 igice cy'igice 12 kuzuye Imana ibamugisha. Sohoje icyo wavuze agukora n'abantu ntabwo uvuga n'abantu icyo umutima warusha ugikora babireba babishira isezerano rirasohoye yewe mwene data we mutinibamenye yewe mushiki wacu we isezerano rirasohoye yewe mwene data we abantu batarakaye kuri uyu munsi reka tugire kujya ariko mugakomezwa ikimana y'abamuzeho ukomeje gukiranuka amaso muraseka ikindi gihembo imana y'abageneye Satani yaragwanye n'ambara ziba nyinshi ariko mugakomezwa ikimana y'abavuzeho mukomeje gukiranuka amaso murasenga ikindi gihembo imana y'abageneye kandi isezerano rirasohoye yewe mwene data we mutiremeye uyu munsi biremeye mushiki wacu we isezerano rirasohoye yewe mwene data we mutiremeye uyu munsi biremeye abadafite amashari bakora amashyi igitanya amagambo narekeraho ishoje
Nasıl